Gira urakoze cyane kuririmbira abadukurikira n'inshuti zacu. Eh, Byari ibyishimo kuririmbana namwe, nubwo bitoroshye muri ibi bihe turimo, ariko abantu bakomeze kwihangana, nk'uko leta ibitubwira, twibuke tuniyubaka, abantu be guheranwa n'agahinda, ahubwo habeho no kwiyubaka. Rero nk'uko nari nabivuze ntangira, mu by'ukuri ntabwo twari duherutse kuza kugaragarana na Gira, yagaragaraga wenyine, ariko uyu munsi ndumva nshimye Imana impaye agahenge ko kuba ndi kumwe namwe. Nari mbaye nkuciye mu bintu byinshi bitandukanye, niga byinshi bitandukanye, niyo mpamvu mutambonaga, ariko kubera ko ubuzima ari ugufashanya, hari benshi bangiriye akamaro, hakaba n'abo nanjye nagiye ngirira akamaro. Sinari ngize ngo nkore aka introduction, kubera ko mbona ngiye kujya mbona umwanya ngo nze tuganire. Mu byo nanyuzemo mbibafashishe namwe, kandi mu makomenti no mu bindi muzagenda mutubwira uko mubyumva, ndetse n'uko n'ibyo mutekereza bishobora gufasha abandi. Ndasa naho ngize imyaka myinshi ndimo niga ibintu byinshi bitandukanye, ariko ngiye kuzaba ncishaho inyigisho zifasha abantu, ko abantu bagiye babisaba. Abantu bazafashwa n'izo nyigisho akenshi ni abantu, umuntu wese wumva yuko akeneye kumenya impano ze, impano Imana yamushyizemo, ngo azikoreshe nk'ibikoresho Imana yamuhaye kugira ngo bimworohereze ubuzima, noneho bimurinde gupfusha igihe ubusa, abashe gukora ubushake bw'Imana mu gihe cye cyo kubaho. Nibyo nari ndimo mvuganaho n'abantu bansaba ko tuzabikoraho, kuko hanze hari igihe mbibwira abantu, bakavuga bati ariko ibi bintu bikwiye gufasha abantu benshi. Nzafata umwanya wo gutanga izo nyigisho uhereye hasi kugeza ku musozo. Abantu bumva rero bafite inyota yo kuzumva, kugira ngo bashobore kugira ubuzima bufite umumaro, bufite igisobanuro, bitari ukugaragara gusa, ahubwo babeho nk'uko bakwiriye kubaho. Ni karibu tuzabane muri izo nyigisho. Wenda nzakora ama playlist atandukanye, iyo byo kudiscoveringa talents mu nzira yo fulfillinga purpose y'umuntu. Nzabikora playlist yabyo ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo nshaka gukurikirana inyigisho zivuga kuri purpose, kuri talent discovery, ndazibona. Ndetse mu biganiro nzaba ntanga hazabamo no gufashisha experience yanjye mfite muri transport. Nicyo kintu kidutunze hano mu rugo. Akazi kanjye nta kandi, ni umwuga wo gutwara ibinyabiziga, cyane cyane kuri moto, gutwara abagenzi, gukora ama delivery, gukora transport yo gutwara ibintu. Abantu bafite aho bahuriye na transport, kandi bwira ko ari benshi, abatega za moto, abatega amamodoka, abatwara moto, batwara abagenzi, batwara ibintu, ndetse n'abatwara ibintu mu modoka nabo, cyangwa se batwara abantu mu modoka. Abo bose ibyo nzavuga ndizera ko bizabagirira akamaro, kuko transport nyumazemo imyaka 12. Ni ikintu ntekereza ko nzashyira hanze buri kantu kose nize muri iyo myaka. Ndatekereza ko bishobora kuzagirira abantu akamaro, kuko hari abashaka gutangira ubumwe n'ubwo bucuruzi, ariko bakaba batazi ibyo bitondera, bakaba batazi ni gute babyaza umusaruro igihe bari ku muhanda, ni gute nk'abamotari bakorera amafaranga mu buryo bukwiriye, bakatarakitinga abakiriya mu buryo bukwiriye. Ibyo byose nzabivugaho mpereye hasi, kuko nanjye nabyize mbyigiye mu kazi.
Ikindi mu nyigisho nzatanga hazaba harimo gushyira hanze ibyo nize muri iyi myaka 5 tumaze twubatse urugo. Wenda hari n'ubwo na Mama Gila nawe tuzaba turimo dufashanya. Hari abantu bashobora kuba bubatse ingo vuba zitaramara imyaka 5, bakaba barimo bahura na byinshi birimo, kuko iyo umuntu agitangira hari ama reality aba adafite. Tuzakoresha experience yacu tubiganireho. Ndetse akenshi iyo abantu bagiye mu rugo ubona ko bahita babyara, bagatwita bakabyara. Muri iyo myaka 5 n'ubundi tumaze twabyayemo 6 irenga, twabyayemo umwana. Twagize experience yo kubona uruhinja, kubona azamutse, ubu bagiye kuzuza imyaka 5. Imana yatugiriye neza, tubasha gushyira mu bikorwa ibyo nari narize mbere ntarazana umugore. Tubasha gufasha umwana wacu. Nzaba ngaragaza buri kimwe cyose umuntu yakora kugira ngo atoze umwana akiri hasi, amenye impano ze, kuko nicyo gikenewe. Hakenewe kumenya impano z'umwana akiri mutoya no kuzishyigikira, kumutera inkunga mu byo akunda kuruta ibyo ababyeyi be bakunda. Nicyo kintu tuzaba turimo dukoraho, nabyo bizaba bifite playlist yabyo, kuko benshi basabye bavuga bati ni gute umuntu atoza umwana akamuremamo impano igakura, ukayishyigikira ikajya hanze igafasha abandi. Ibyo tuzaba dukoraho. Ni karibu rwose, ntimuzacikwe n'ibyo biganiro. Muri icyo gihe cyose ndibwira ko nzashyiraho n'indi playlist imwe igaragaza uburyo umuntu atangira business from scratch, business guhera hasi ukayandikisha mu rwego rw'amategeko mu gihugu. Nabyo narabikoze, nabyo nzaba mbivugaho kugira ngo imbogamizi nagiye mpura nazo wenda zizavemo amasomo y'abandi, na success n'ibindi byinshi nagiye ngira nzabifashisha n'abandi, ko mu buzima no gufatikanya no gufashanya. Hari abamfashije nk'uko nabivuze, akaba nabo nanjye nshobora kubera umugisha. Ni byinshi tuzagenda tuganira muri icyo gihe. Rero ndatekereza ko abantu bazajya baba bafite ibyo bifuza kubaza, kuko ntabwo ari vis-a-vis. Nabakangurira kuzajya mwandika muri comment mukadusangiza ibitekerezo, mukanagaragaza ibibazo, inyunganizi se, kugira ngo wenda bizatuma umuntu anategura n'ibindi ashingiye cyane cyane ku byo mubona mwifuza kumenya mbere y'ibindi. Nabaha ikaze rero, uzaba ari umwanya mwiza. Tuzabicisha kuri YouTube channel yacu Kingdom Family yacu. Ndabona mwariyandikishije muri benshi, mumaze kugera mu 5,600. Ndetse no kuri TikTok naho abantu bariyandikishije ari benshi, barafollowings ari benshi. Ndumva dushobora kuba tugeze mu 10 hafi n'8 na 7 gutyo. Urumva ko ari abantu benshi. Muri abo rero ndatekereza ko hari abazabenefisiya, hari abo bizagira akamaro, ndetse hakaba n'abandi bazabona dutangiye bakaba bafite ubuhamya batanga n'ibyo bagezeho muri izo nzego zose nzaba ndimo nkoraho. Ni karibu. Ubwo nanabakangurira gusaba n'abandi nabo bakajya babikurikirana, mukabilikinga channel yacu ikagira like nyinshi, mugakangurira abantu gusubscribinga bitewe n'ibyo mubona bifite akamaro, mukabisangiza abandi. Ndibwira ko iki gihe maze ndimo niga ibyo bintu nzagikoresha neza bikabagira akamaro. Murakoze rero, ni karibu. Ubwo naho ubutaha ndatekereza ko iki cyumweru kizajya gushira nashyizeho inyigisho ya mbere, nk'uko ndi kubiteganya, keretse habaye ibindi bizazane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Gila.